Nshuti mwene data, nongeye kuguha ikaze kuri Alliance Stories. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku nkuru. Nabyita ko ari inkuru ariko mu by'ukuri ni inzozi Imana yanyeretse. Si inkuru yo gutera ubwoba, si n'inkuru yo guca urubanza, ahubwo ni ijwi ryo kudukangura. Ni ubutumwa bugenewe u Rwanda n'abari mu Rwanda, bugenewe imiryango, urubyiruko, itorero, buri muntu wese wumva ko hari ikintu akwiriye gukora ku gihugu cye cy'u Rwanda, yumva yagisengera, yumva hakagize impinduka ziba. Ubu butumwa, iyi nkuru ni wowe igenewe. Nk'uko tubibona kuri iyi shusho nifashishije, Uwiteka yanyeretse ubwoko butandatu bw'abantu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Bwa mbere mu nzozi bigitangira, Imana yanyeretse abantu baherereye kuri za social media, abantu navuga ngo bakora ibikorwa byo kugira ngo babone amafaranga ariko biturutse kuri social media, abapostinga, abakora wenda amavideo, abakora utuntu twose, abandi bahora bapostinga kuri za Instagram, za TikTok, za Facebook, za YouTube. Abo bantu barahuze. Imana yanyeretse ko abantu bahugiye mu bintu byabo. Abo ni abambere bari bahuze, ubona ko imirimo yabo nta kindi kintu batekerezaho umunsi ku wundi, segonda, no kugira ngo bashake nyine ibyo bagomba gufotora, ibyo bagomba gupostinga kuri social media. Igice cya kabiri cy'abantu bari mu Rwanda Imana yanyeretse ni abantu bafitanye ibibazo mu ngo zabo, umugore, umugabo. Ubwo njye nabonye ari umugore n'umugabo, ariko ku ruhande umugore yari afite undi mugabo ubona ko bameze nk'aho ari bo bari, mbese ari nk'aho ari ihabara. Noneho umugabo we ari gushaka uburyo yakura umugore we kuri rya habara. Uwo mugabo nabonaga azanye undi mugore ashaka gushyingira rya habara ry'umugore we, noneho akabasha kongera kugarura umugore we. Wabonaga ari ikintu nacyo kimubabaje, ashishikajwe no gushaka n'iki nakora kugira ngo umugore wanjye angarukire. Ubwo ni ubwoko cyangwa se ni igice cy'abandi bantu ba kabiri bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko nabibonye njye nanabishyira muri rusange, kuko kuvuga ngo abantu ibibazo bafitanye, amakimbirane bafitanye, mbese bari kubishakira ibisubizo, bari kwibaza ndakora iki, ndahera hehe, ndabigenza gute kugira ngo mbashe kubona igisubizo, mbese agahugira muri ibyo ntagire ikindi kintu akora. Igice cya gatatu Imana yanyeretse ni icy'abantu bafite amafaranga menshi, babuze n'icyo kuyakoresha, bajya kuyasipendinga. Wenda nabonaga bajya mu kabari, mbese kujya kugura icyo kunywa, icyo kurya, ukabona mbese bo ikintu kibahangayikishije ni ukuvuga ngo amafaranga yacu turajya hehe, noneho turayanywera hehe, turasohokera hehe. Mbese ukabona ko aricyo kintu kibahugije, bahangayikishijwe no gusohoka no gusipendinga ya mafaranga bafite, no kumenya ngo barayata hehe, barahaha iki, barakora iki, barayashyira he. Nta kindi kintu bakora uretse icyo ngicyo. Icyiciro cya kane Imana yanyeretse ni icy'abandi bantu bahangayitse b'abacuruzi, bahangayitse kuko bari gushakisha amafaranga. Ni amafaranga bari kubona batari kuyabona uko babishaka mu buryo bari gucuruzamo, ubona ko bataryama badasinzira, mbese ari ba bantu bari gucuruza. Ubuse nabyita ngo iki, navuga ngo bahangayikishijwe no kubona amafaranga, baracuruza mu buryo nyine bababaye, bataruhuka. Ubona ko umunsi ku wundi nicyo kintu bari gutekereza, ndacuruza iki, ndabikora mu buhe buryo. Bari kubona ko nta buryo bwo kwinjiza amafaranga bafite, ariko uburyo bwose bushoboka barashaka kubikora. Abo bantu nabonye atari abantu b'abajura, atari abantu bari gucuruza ibintu wenda mu buryo bw'ubusambo, ariko ni abantu bari gucuruza ibyabo bafite, ariko bari kubishakiramo amafaranga. Mbese uburyo wenda navuga nko kurara bacuruza, bakirirwa bacuruza, imitima yabo nta kindi kintu ihangayikiye ari ugucuruza, gutekereza nzarangura iki, abakiriya babasha wenda kwinjiza. Ikintu nk'icyo nyine ukabona ko aricyo kintu bahugiyeho. Icyiciro cya gatanu cyo noneho Imana yanyeretse ni abajura. Abajura babandi biba umuntu ntanamenye n'uburyo bamwibyemo, babandi umuntu ashiduka yireba agasanga icyo yari afite arakibuze, atazi n'uburyo kigiyemo. Mbese ni ba bantu navuga ngo ni abajura kabuhariwe, basobanukiwe. Mbese mu Rwanda harimo abajura babandi bakwiba ikintu cyawe utazi uburyo kigiye, wari ugifite ukireba ariko ukayoberwa uko kigiye, kandi ni ba bajura bari kwiba ibintu by'agaciro. Icyiciro cya nyuma aricyo cya gatandatu Imana yanyeretse noneho abo bantu bibwa
ko nabo bahuze bahugiye mu byo bagomba gukurikirana byabo byibwe byatwawe, mbese barashaka kubikurikira mu buryo ki badasinzira kuko bashaka kugaruza ibyabo byibwe. Icyo ni ikindi cyiciro cya gatandatu. Muri make ibyo byose ni ibyiciro uko bingana ari bitandatu Imana yanyeretse by'abantu, by'ubwoko bw'abantu buri mu Rwanda buhugiye muri ibyo byiciro, kandi buri wese ubona ko aricyo kintu kimuhugije kuko Imana ntiyigeze inyereka ko hari ikindi kintu bahugiyeho. Buri wese mu cyiciro cye nicyo kintu ahugiyemo. Maze mu gihe Uwiteka yari amaze kunyereka ibi byiciro byose by'aba bantu bafite ibyo bahugiyeho mu Rwanda, nibwo nabaye nk'ubisoza, mbaye nk'usubira inyuma, nari meze nk'uzamuka ngiye kujya aho natangiriye kuri icyo cyiciro wenda cya mbere niko nabyita. Mbona aba bagabo nk'uko mubibona ku ishusho baragerageje kwifashisha tekinoloji kugira ngo mbashe kubasobanurira uko ibintu mba nabibonye. Mu by'ukuri si neza uko biba biri, ariko tekinoloji bayabashije kumpa byibura mu bintu bifatika mu buryo bupfa kugaragara. Nabashije kubona uko nazamukaga ngiye nsubira inyuma, nabashije kubona abagabo bari batonze umurongo nk'uko iyi foto ibigaragaza. Bari batonze umurongo ubona bo berekeza mu gice ngiye mvuyemo, bari mu mwijima. Ntabwo nabashije gusobanukirwa niba ari abagabo bameze gute cyangwa wowe bwoko, ariko nabonaga ko ari abagabo bari ku murongo bashoreranye gutya, kandi bari ku ruhande rumwe rw'umuhanda hirya gato, kandi ubona ko ari mu mwijima. Niyo mpamvu ntaje kumenya ngo ni ubuhe bwoko. Abo bantu nyine nabonaga bashoranye nk'abafite aho bari kwerekeza. Maze ngiye nkurikije icyo Uwiteka yambwiye ubushize, niba warabashije gukurikira inkuru mperutse gushyiraho ku cyumweru, aho Imana yari yambwiye ko itari kubona abana bayo uko bikwiye, kandi ko ishaka ko basubira ku murongo bari bariho wo gusenga, mbese ko Imana ibakeneye. Nicyo navuga ngo kuki yahise impa nanone ubu butumwa bukurikira ubwo ngubwo bwo kunyereka nanone ngo dore iby'abantu bahugiyemo, kandi dore hari aba bantu batonze umurongo mu mwijima bari kugenda bari kwerekeza njyewe aho nari mvuye. Kandi urumva bose narebye Imana yanyeretse ni abantu bari mu Rwanda, ni ubwoko bari mu Rwanda. Abo bantu bari kwerekeza mu Rwanda, bari mu Rwanda. Ese niba ari abinjira, niba ari abamaze kwinjira, sinamenya ibyo aribyo, ariko bigaragara ko bari mu mwijima. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'umwijima, kandi abandi bafite ibyo bahugiyemo. Icyo Imana yabashije kunsobanurira ni uko abantu mu Rwanda bakabaye bafite ikindi bahugiyeho atari ibyo ngibyo Imana yanyeretse. Abantu bakaba bahugiye mu gusenga, kuko hari ikintu cy'umwijima, hari icyinjiye, hari ikiri mu Rwanda, hari ibyinjira simbizi, ariko nzi neza ko Imana ishaka ko abantu basenga, kubera ko hari icyo Imana yakora. Burya Imana igira ikitwereka, ni uko ibigira ngo dusenge hagire igikorwa. Ariko abantu mu Rwanda nta n'umwe ushaka gusenga kubera ibyo byose bahugiyemo. Buri wese ahugiye mu gushaka amafaranga, mu gusipendinga ayo afite. Mu by'ukuri ntawitaye ku cyo Imana ikwiye gukora. Sinavuga ngo wenda nta bari mu Rwanda badasenga, abantu mu Rwanda rwose barahari basenga, ariko mu byo Imana yanyeretse abo ntiyabanyeretse. Wenda hari Imana ihangayikishijwe n'uko abenshi ari abo bahugiye muri ibyo ngibyo. Abasenga barahari, ariko u Rwanda rwakabaye rufite umubare munini wenda w'abasenga kuruta uw'abahugiye muri ibyo ngibyo. Rero njyewe icyo navuga, icyo Imana yashatse kunyereka, ni uko abantu bazatungurwa kuko bafite ibyo bahugiyemo, baribwira ko ibyo barimo ari byo bifite agaciro cyangwa se ari byo bibahesha amafaranga, kandi mu by'ukuri hari umwijima uri inyuma, hari umwijima uri ku ruhande batari kubasha bo kubonesha amaso yabo kubera guhugira muri ibyo bindi. Kandi Uwiteka yarakeneye ko baba maso, nubwo wenda wavuga ngo nicyo kintu kikwinjiriza, nicyo kintu ukoresha, ariko ukaba wagira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Mu by'ukuri iyo Imana ivuga ni uko hari uwo ibishaka kubwira. Kuba rero wabanye nanjye muri uyu mwanya ukumva iyi nkuru ukageza hano ku musozo, ni uko nawe Imana ishaka ko iyi nkuru ikugeraho. Rero uhawe ikaze twaganira, kuko nawe ushobora kuba hari ikindi gitekerezo ufite kuri iyi nkuru, ukaba watwandikira muri komenti. Reka ngusabe rero ukore na like ndetse ukore na share, kugira ngo niba hari n'undi Imana yageneye ubu butumwa nawe bubashe kumugeraho. Kandi ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora. Nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.